ikaze kuri Ezabody aho tubagezaho inkomoko y'ibintu n'abantu bitandukanye. Nk'uko twabibasezeranyije ubushize, uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'ijambo Gikondo. Iri zina Gikondo rifite inkomoko ijyanye n'imiterere y'aho hantu n'amateka yaho. Inkomoko y'iri zina Gikondo rikomoka ku ijambo ikondo. Ikondo risobanura ahantu hari igishanga cyangwa ahantu hari ubutaka bworoshye butose. Aka gace ka Gikondo kari mu kibaya cyari kizwiho ibishanga byinshi n'amazi, mbere y'uko gahinduka agace k'inganda n'ubucuruzi nk'uko mu myaka mike ishize kari. Kuko ubu inganda zahabarizwaga zajyanywe mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro. Gikondo ikaba iri hagati y'imisozi ya Rebero, Kicukiro na Nyanza. Umusozi wa Gikondo uherereye mu karere ka Kicukiro, ukaba uzwiho kuba wari agace k'inganda n'ubucuruzi gatuwe cyane kandi kagakora ku mirenge nk'uwa Gikondo na Kicukiro. Ni agace k'imisozi mito n'ibibaya. Gakunze kugira urujya n'uruza rw'abakozi n'abacuruzi kuko niho hari ububiko bunini buzwi nka Majerwa. Yahoze ari iya leta, ari Magasin General du Rwanda, ariko ubu ikaba yarabaye iy'abikorera. Gikondo igizwe n'imisozi ihanamye ibangikanye n'ibibaya bikunze kuberamo imurikagurishwa rya Expo Ground. Ni mu burengerazuba bw'akarere ka Kicukiro hafi y'umujyi wa Kigali. Kuri ubu harimo imiturirwa, inganda n'ibigo by'ubucuruzi. Gikondo mu mateka y'umujyi mu myaka ya kera, Gikondo hatuzwaga imiryango iciriritse ariko ifite agaciro kuko hafi y'imihanda y'ingenzi niho yabarizwaga. Uko Kigali yagiye yaguka, Gikondo yahindutse igicumbi cy'ibikorwa remezo n'ubucuruzi kuko niho habaye inganda za mbere, urugero nk'uruganda rwa Sirofo. Ni naho habaye igice cya mbere gifite amashuri n'insengero na serivisi nyinshi zitandukanye za leta. Gikondo ubu ngubu muri master plan y'umujyi mu bihumbi 2050, Gikondo iri gukorerwamo ibikorwa byo kuyitunganya cyane cyane mu gice cy'ibishanga no mu kibaya cyayo. Ibiyaga n'amazi, hari gukorwa ibiyaga by'ibikorano artificial lake mu rwego rwo kugenzura imyuzure, kubika no kuyobora amazi y'imvura, gutunganya ahantu hasa neza kurushaho, ubusitani n'ahantu ho kuruhukira. Hari gutegurwa parike n'ahantu ho gutembera, gutera ibiti no gutunganya ibidukikije, guhindura agace kahoze ari ibishanga n'inganda gusa kakagira uruhande rw'ubukerarugendo n'imyidagaduro. Intego y'ibikorwa ni ukurengera ibidukikije, kurwanya imyuzure, guteza imbere ubukerarugendo bwo mu mujyi, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Gikondo iri kuba ahazwi cyane ku nganda gusa, igenda ihinduka ahantu harimo ibiyaga, ubusitani n'ahantu ho kuruhukira, bigamije gutuma Kigali yacu isa neza, kuba n'umujyi mwiza kandi urambye. Sinasoza ntakwifurije gushora imari yawe i Gikondo. Niba wakurikiye iyo documentary neza, wumvise ibyiza bya Gikondo kuva ibayeho kugera uyu munsi, ndagushishikariza gushora imari i Gikondo kuko urumva ko ifite iterambere rirambye.
kandi nawe usige subscribe, comment, like na share kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijye bikugereraho ku gihe wakoze.